murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano ese mugataha mukigeraho mushaka mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora murakora iki muri iyo myanya? Ku itariki ya 20 Kanama 2026 nibwo hatangajwe amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Mu banyeshuri bakoze neza cyane havuzwemo amazina abiri: Musonga Isimbi Ora wigaga muri Fawe Girls School na Uwamariya Leontina wigaga muri ASF Nyamasheke. Aba banyeshuri bombi bagize amanota angana 98.7%. Ibi bivuze ko mu buryo bw'amanota nta wundi wavuga ko umwe yatsinze undi, bombi bari ku mwanya wa mbere. Ariko ikibazo cyaje kugaragara ubwo umuhango wo guhemba abanyeshuri batsinze neza watangiraga. Icyo gihe Musonga Isimbi Ora yari ahari. Icyo gihe yaganiriye n'abanyamakuru ashimira abamufashije mu rugendo rwe rw'amashuri, ndetse avuga ko inzozi afite ni ukuzaba umuganga w'inzobere mu by'imiti. Gusa Leontine we ntiyari ahari, kandi aha niho inkuru yatangiye guhinduka ikibazo gikomeye kuri social media. Abantu benshi bakimara kubona ko Leontine atari umunyeshuri wahawe ibihembo nk'abandi, batangiye kwibaza ibibazo bagira bati: ese uyu mwana ari hehe? Ese koko Mineduc yari yize aho yigaga? Ese ishuri yigagamo ntiryari rizwi? Ese akarere ka Nyamasheke ntikari kazi aho umwana wabo aba? Ibi bibazo byakomeje kwiyongera cyane ku mbuga nkoranyambaga. Kuri social media ababyeyi bagiye bibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Harimo abibazaga bati: niba umunyeshuri yaratsinze neza akarusha abandi kandi izina rye rikaba riri muri raporo y'ibizamini, kuki batamubonaga? Byabaye ibihe bibazo. Kandi ikindi cyatumye abantu barushaho gutekereza ni uko uwo muhango wo gutangaza wari waje ku mwanya wa mbere. Uwatangazaga yavuze ishuri umwana yigagaho ndetse n'umuyobozi mukuru w'igihugu yari ahari mu muhango. Ni ukuvuga ko amakuru y'ingenzi ku munyeshuri yari azwi, ariko Leontine we ntiyagaragaye. Ibi byatumye bamwe ku mbuga nkoranyambaga batangira gutanga ibitekerezo bikomeye. Bamwe bavuga ko ari uburangare bw'abayobozi, abandi bibaza niba koko uburyo bwo kumuhamagara bwarakoreshejwe neza. Ariko hari abandi bagiye kure cyane bavuga ko wenda hari uwashakaga gusimbuza Leontine undi mwana. Ibi ariko ni ibitekerezo by'abantu ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo ari ibintu byemejwe na Mineduc. Nyuma y'uko impaka ziyongereye, Mineduc yaje gutanga ubusobanuro. Minisiteri yavuze ko Leontine atari yarirengagijwe nk'umunyeshuri watsinze, ahubwo ibisobanuro byatanzwe ni uko bagerageje kumuhamagara ariko umurongo we ntiwaboneka. Mineduc kandi yavuze ko nta mpamvu yari gutuma adahamagarwa, kandi ko ibihembo bye yari kuzabihabwa igihe azabonekera. Iki gisobanuro batanze ntabwo cyahise gihosha impaka, kuko abaturage bamwe bakomeje kwibaza: ese telefone niyo nzira yonyine yo kubona umunyeshuri? Niba telefone y'umwana itabonetse, ese ababyeyi be ntibari bahari? Ese ishuri yigagaho ryo ntiryari rifite amakuru? Ese akarere ko yigamo ntikashoboraga kumufasha? Si ibyo byakwanga ubuyobozi bw'umurenge cyangwa akagari aho umuryango utuye ntibwari buzwi? Aha niho ikibazo cyakomeye kirenga icyo kutabona telefone y'ababyeyi be. Abaturage ndetse n'abanyamakuru bavugaga ko inzego zitandukanye zishobora gukorana kugira ngo umwana watsinze neza kurusha abandi atabara mu muhango w'igihugu. Ikintu cyatumye iyi nkuru iba nini ku mbuga nkoranyambaga si uko Leontine atabonetse gusa, ni uko hari umwe mu banyeshuri babiri bari ku mwanya wa mbere. Iyo aba ari umunyeshuri wari yagize amanota make, wenda abantu ntibari kubyitaho cyane, ariko hano tuvuga umunyeshuri wagize 98.7%. Abantu bamwe bashakaga kubona umwana w'i Nyamasheke wageze ku rwego rwo guhangana n'abandi banyeshuri bo mu bindi bigo bikomeye mu Rwanda. Gusa uwo mwana ntiyari ahari, kandi abantu batangiye kuvuga bati: ese niba umuyobozi ashobora kumenya ko umwana abaye uwa mbere, kuki kumubona ngo ahabwe igihembo bigorana? Gusa nanone iki ni ikibazo gikwiye kubazwa mu buryo bwubaka, atari mu rwego rwo gushinja umuntu icyaha kidafitiye gihamya. Inkuru ntiyagarukiye aho. Ku wa 21 Kanama 2026, umunsi wakurikiyeho, Uwamariya Leontine n'umuryango we bageze muri Mineduc, aho bakiriwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Irere Claudette. Bityo umwana wari waravuzwe ko yabuze yarabonetse. Ikibazo cyari gisigaye ni kimwe: ese yari guhabwa ibihembo bye? Igisubizo cyaje kuba yego. Mineduc yaramwakiriye, iramushimira ndetse imuha ibihembo bye nyuma y'uko atagaragaye mu muhango wabereye mbere. Ariko kuri benshi ikibazo nticyari kiri igihembo gusa. Abaturage benshi bifuzaga kumva impamvu umwana watsinze kimwe na mugenzi we atabashije kugaragara mu muhango wabaye mbere. Ubundi mu busanzwe hari ikintu cy'ingenzi tugomba kumenya: igihembo si mudasobwa gusa, si impamyabumenyi gusa, si amafaranga cyangwa ibikoresho gusa. Ku mwana wakoze cyane ukagera ku mwanya wa mbere, umunsi wo guhabwa ibihembo aba ari umunsi w'amateka mu buzima bwe. Ni umunsi umubyeyi yishimira umwana we, ni umunsi ishuri ryishimira umunyeshuri waryo, ni umunsi akarere kishimira umwana wako, ni umunsi igihugu gishimira umwana wako. Niyo mpamvu bamwe bababajwe no kubona Leontine adahari mu mafoto n'umuhango wa mbere. None si iyi nkuru itwigisha iki? Itwigisha ko kuba ufite amakuru mu nyandiko bidahagije. Umuyobozi aba agomba gukurikirana ikibazo kugeza kirangiye. Iyo umuntu atabonetse kuri telefone, hakwiye kubaho ubundi buryo bwo kumugeraho, cyane cyane iyo ari umuntu ufite uruhare mu muhango w'igihugu.
ariko kandi tugomba kwirinda gucira urubanza umuyobozi runaka tutazi neza ibyo yakoze n'ibyo atakoze. Hari abagiye bavuga ko hari abayobozi bakwiye kubiryozwa. Hari n'abahise babihuza n'amagambo ya Perezida Paul Kagame akunze gushimangira ko abayobozi bafite inshingano bagomba kuzuza neza kandi ko ubuyobozi butagomba kuba ubuhagararaho gusa. Kandi koko Perezida Kagame yagiye anenga abayobozi badakora neza inshingano bahawe. Ariko ntitwavuga ko Perezida Kagame yavuze ko hari umuyobozi runaka ugomba kwirukanwa kubera ikibazo cya Leontine, keretse hari igihamya kigaragara. Icyo twavuga ni uko iki kibazo cyongeye kwibutsa abantu ko inshingano z'ubuyobozi atari izina cyangwa umwanya gusa. Ni ugukemura ikibazo, ni ugukurikirana umuturage, ni ukumenya niba gahunda yateguwe yakozwe neza. Ikindi kandi iyo ari umwana wakoze amateka mu gihugu ntiyakwiye kuba urujijo ku buryo bwo kumugeraho. Uyu mwana w'inyamasheke Leontine yagaragaje ko gutsindira ku manota menshi bidashingiye ko kuba ari umwana wo mu mujyi, ko no mu cyaro byakunda. Ese wowe iyi nkuru wayakiriye ute? Ntibagirwe gukanda subscribe kuri Legacy Talks kugira ujye ubona inkuru nk'izi.